hari amagambo wumva ukumva asa n'akomeye cyane, ariko ikibazo si uko akomeye, ni uko utayasobanukirwa neza. Ngaya amagambo atatu: consciousness, entropy na perceptions. Ni amagambo atatu uyasobanukiwe ushobora guhindura uburyo ubona isi n'ubuzima bwawe. Irya mbere, consciousness. Wigeze wibaza uti ni iki gituma menya ko ndiho? Consciousness ni ubushobozi bwo kumva uko wiyumva ndetse no kumenya uko uriho. Nicyo gituma utekereza, wiyumva, utekereza ku byo utekereza. Urugero, iyo uri wenyine ukibaza uti ese ndi gukora iki mu buzima, uba ukoresheje consciousness. Hari inyigisho ikomeye cyane. Iyo usobanukiwe utangira kubaho witonze, ntugendere ku byo abandi bagutekerezaho gusa. Naho ijambo rya kabiri, entropy, hari itegeko ridasanzwe riyobora isi. Ibintu byose bigenda byangirika buhoro buhoro. Iryo tegeko ryitwa entropy. Mu buryo bworoshye, niba nta mbaraga ushyizemo, ibintu byose bigenda bijya mu kajagari. Urugero, icyumba kitagira ucyitaho kiba akajagari. Umubiri utitaweho urarwara. N'ubuzima bwawe bushobora gusubira inyuma. Inyigisho ikomeye cyane. Niba ushaka ubuzima bwiza, ugomba gushyiramo imbaraga buri munsi. Ijambo rya gatatu ni perception. Si ibintu ubona bigena ubuzima bwawe, ni uko ubibona. Icyo nicyo twita perceptions. Mu buryo bworoshye, ni lensi ukoresha ureba isi. Urugero, umuntu umwe abona ikibazo nk'akaga, undi akakibona nk'amahirwe. Inyigisho ikomeye cyane. Nuhindura perception yawe, uhindura ubuzima bwawe. Aya magambo atatu si amagambo gusa, ni uburyo bwo kubaho. Consciousness, menya ko uriho. Entropy, shyiramo imbaraga. Perception, hindura uko ubona ibintu. Nubyumva neza, uzatangira kubaho mu buryo butandukanye n'abandi benshi. Niba ushaka ubumenyi nk'ubu buhindura ubuzima, subscribe ku Mbumbe Knowledge, dusangize n'abandi video, kuko ubumenyi buhindura ubuzima. Naho njye ndi Fiston Uwimana.